uyu munsi rero tugiye kureba ku ubwenge Imana yavuze buzagwira mu minsi ya nyuma. Imana yacu, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo ihabwa icyubahiro cyane ko ni Imana ikomeye. Maze iminsi nibaza ku bwenge Imana yavuze buziyongera mu minsi ya nyuma. Nafashe umwanya ndatekereza nibaza ukuntu umutwe ubwonko bwacu bubika ibintu twagiye tubona imyaka n'imyaka, imyaka 40, 50, 80 kugeza ku myaka 100. Ibyo bintu ukabukibyibuka uko ubwonko bubika ubwenge, bubika ibintu twagiye tubona kandi ntibinyurane n'ibyo twabonye cyangwa se ngo byihinyuze. Ibyo byanyeretse ko Imana yacu ari Imana ikomeye. Ibyo mu ikoranabuhanga bita software update, Imana igenda ivugurura muntu yibereye mu ijuru, itiriwe ikora ibintu by'amanyanga cyangwa by'iki byose, ariko bikikora ubwabyo kubera ko ari Imana nyamana nyine. Umuntu rero ashaka kwigana Imana kugira ngo azafate ubwonko bwa muntu abukonekite kuri ibyuma byabo by'ama ordinateur ubona bya mudasobwa, ariko Imana yarabitubwiye. Reka turebere ubwenge Imana ivuga ko buzagwira mu minsi ya nyuma. Ese biri kuba cyangwa ntago biri kuba? Ubwenge buzagwira, abantu bazaba bava ibumoso bajya iburyo bashakisha ubwenge, ariko Imana uko yabivuze ntago ariko umuntu ashaka kubikora. Kuki rero satani ari gusunikira abantu mu bintu bye kugira ngo yifatire abantu abashyiremo ibyo bintu mu bwonko bavuze bazazana? Reka turebe uko Imana yabwiye umuhanuzi Danieli mu gitabo cya Danieli 12:4. Nuko Danieli bumva igitabo bagifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Urumva Imana yaravuze iti ibintu ndabikweretse, ariko bumva icyo gitabo bigeze ku munsi wa nyuma mu bihe by'imperuka, kuko abantu bazaba bajarajara bashakisha hirya no hino, ariko ubwenge buzagwira muri iyo minsi ya nyuma. Ni iki rero kiri kuba? Iminsi ya nyuma hano barakubwiramo iminsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma ubwenge buzagwira. Iminsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma ubwenge buzagwira. Bwa bwenge Imana yatubwiraga buzagwira mu minsi ya nyuma. Abantu bose bazaba bashaka kumenya ukuri mu kuhe. Ni ukubera iki ubwenge buzagwira? Nuko buri muntu wese azaba anyotewe no kumenya ukuri, kuko twarabeshywe ibinyoma byose twapakiwemo imyaka n'imyaka, ubuzima bwacu bwose bikaba bigiye kujya hanze. Kaguha urugero rufatika. Urabona ukuntu ikoranabuhanga riri kwihuta. Jye natangiye kujya mu ikoranabuhanga mbere ya 2000, nko muri 1997, 1998 nibwo nafunguye email ya mbere. Ariko uko ibihe bigenda bishira, imyaka uko igenda ishira, ikoranabuhanga riragenda rirushaho gukataza. Ikoranabuhanga cyangwa se njye nakwita ikorana satani riri kugenda rirushaho gukataza. Nubwo ushobora gukoresha iryo koranabuhanga, satani ariwe uritanga gutya kugira ngo ayobye abantu, ariko ukorera Imana nyamana ushobora. Ni gute wafata iryo koranabuhanga none uryambe satani? Kuko satani bashaka kutwambura iJambo Imana yaduhaye kugira ngo tujyane mu buyobe. Noneho wewe nka muntu wagiriye ubuntu kugira ngo Imana ikwiyereke, ni gute wafata iryo koranabuhanga bashaka kuyobesha abantu none ukarikoresha uhumura abantu kugira ngo baze mu bubyutse bw'Imana? Iyo niyo misiyo tugomba kugira. Turebe uko twafata iryo koranabuhanga kugira ngo turivane mu ntoki za satani, byibuze ridufashe gukangura abasinziriye. Wibuke Kristo yaravuze ngo ivanjiri izagera ahantu hose ku isi yose. Narabitekereje ndavuga nti za internet Kristo yazibonye imyaka 2000 twebwe tutari twanabaho. Yabonye ko ari umuyoboro uzakoreshwa kugira ngo iJambo rikwire ku isi yose, iJambo ry'Imana rikwire ku isi yose. Ubwibyo hari ikintu Kristo yavuze nabonye gikomeye cyane, ngo iyo urebye umugore ukamwifuza uba
kuba wamaze gucumura. Kwifuza, iyo wifuje umugore wundi cyangwa ukareba, uba wamaze gucumura. Hari ibintu bitatu bituma ducumura. Hari amaso, hari amatwi, hari n'umunwa. Imana yatubwiye ngo nubona bigiye gutuma ucumura, ugatwizera kwawe, bikate. Kubikata ntabwo ari kubica n'umukasi, ahubwo niba ugiye kureba ikintu kibi gituma ucumura, reba hirya. Niba ugiye kumva ibintu bibi bivuga mugenzi wawe nabi, wibiha amatwi, ntubyiteho. Nguko rero uko wirinda gucumura kuva mu byaha. Uragerageza ukagerageza, tuzi ko turi abantu, ariko ibyo bintu bimaze kubimenya kandi ibyo bituma ucumura ushobora kwirinda. Reka turebe rero impamvu uyu munsi tuganira ku bwenge ni iki. Uko maze kubabwira nyine, naje kuri interineti mu 1987, noneho tugeze muri 2024. Uyu munsi turimo turabara ibihumbi, turebe 1998 kugeza ku 2024. Interineti uko yagiye ihinduka. Iyo ukora amasite, iyo ukora mu ikoranabuhanga, ugenda ureba umuvuduko bifite. Noneho kubera ko byinshi, nta ubwenge bwa muntu uko satani abishaka, kuko satani arashaka kujyana abantu mu mujyo kugira ngo bagendere kuri iryo koranabuhanga. Ubwonko bwa muntu ntabwo ushobora gukurikira uwo mujyo wa satani. Ariyo mpamvu tuvuga wenda ujya nko kuri YouTube ukabona amavideo ushaka kureba, ugafata amavideo atatane ukayabika, nzayareba ubutaha. Uyu munsi ubitsane, bugacya ukareba ndi atanu, abayangahe 9, ukongera icyumweru kigashira, ushobora kuba ufite nk'amavideo 100 wumva ushaka kureba. Noneho uko igihe gishira, wibuke igihe. Satani nawe ahanganye n'igihe, kuko buri iteka ashaka kugenda imbere y'ibihe, ariko agasanga Imana iri ku gihe. Donc igihe nicyo Imana yaduhaye kizatubera gihamya ko ibihe by'imperuka biri gusoza, kandi Satani nawe arabizi. Ntashaka rero ko abantu bazayoboka Imana, ahubwo Satani ashaka gukoresha n'ikoranabuhanga kugira ngo azababye benshi, noneho bazabura ubugingo bajye mu irimbukiro, azavuga ngo yanesheje Imana. Ese Satani yahangana n'Imana koko? Ntibishoboka, kuko yatsinzwe n'urwo rubanza mu ijuru, anaga ku isi yaratsinzwe burundu, ariko mu isi abantu yasanze nibo ashaka kwibasira kugira ngo abayobye, noneho abarimbure. Mu minsi ishize rero neza kubabwira ibyo nabonye, Minisiteri y'Ingabo y'Amerika yavuze ko igomba gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ivanemo abantu ya mitekerereze y'Imana, ko bagomba kubateramo inkingo zizabavanamo imitekerereze y'Imana. Ibyo byabaye rero kubera iki? Satani arareba umugambi afite, ntashobora kugeraho abantu bameze nk'uko Imana yabaremye. Niyo mpamvu wabonye ibintu bikorwa huti 2019, 2020, 2021, dufatire kuri 2019 kugeza kuri 2021, 2022. Biriya bintu babikoze muri gahunda yo kugira ngo barwanye Imana, abantu badakanguka, kuko abantu batangiye gukanguka, bari batangiye kumenya ukuri. Ejo bundi nibwo nibajije, iyo badashyira biriya bintu mu bantu, ubu ngubu Satani aba yaragiye nka nyombe, biba byararangiye. Ariko Satani rero yarebye igihe kirekire. Wibuke urebe ingufu z'Imana yacu Abrahamu, Isaka na Yakobo ukuntu zikomeye. Imana yabahaye imyaka 2000, ariko ntibarageza na kimwe cya miliyoni cyo kumva ukuntu Imana yakoze umuntu. Imana iyo Satani akoze aciye umuvuno, Imana nayo iragarama igateba, Satani agasigara inyuma. Ibaza imyaka 2000 Imana yabahaye, bakaba barananiwe kugera kuri kimwe cya miliyoni cy'Imana. Aho ngaho niho batwereka ko niba uri mu Gakiza, shakisha ukuri ukumenye, ntuzagire ubwoba, kuko
yakica umubiri ariko ntiyakica roho. Kandi ibuka ko turi roho ntituri umubiri, niyo wapfa uzabaho. Ariko menya ko ugomba kwirinda satani ntagushuke nk'ubu umufatanyabikorwa mu bikorwa bya satani, kuko n'ubu umufatanyabikorwa mu bikorwa bya satani akakurimbura nawe bigizemo uruhare, icyo gihe ushobora kuzisanga uri aho utatekerezaga. Niyo mpamvu ugomba gukomeza kureba ukizera, kuko Imana yaravuze ngo ya minsi, ibyo ni isezerano Imana yatanze, nararyumvise nararibonye. Imana yaravuze ngo muri iyo minsi nzabaha imbaraga zihebuje. Imana izaduha imbaraga zihebuje, kandi yarabyerekanye, kuko ntabwo ibyabaye mu isi yose 2019 2021 iyo uza kuba udafite umuntu wizera, ntabwo isi yose yari kuba itari muri biriya bintu, kugira ngo habemo bake byibuze bavuga ati biriya bintu ni ibya satani turabyanze, bavimo babyanga. Habaye abantu bafite ukuri, ukwizera, bizera Imana, baguma ku Imana. Imana ibyo yasezeranyije biraba, ntibijandika muri biriya biribwa bya satani, ahubwo baravuga ati turabyanze. Kandi none igihe kigenda cyerekana ko abantu babyanze bari bafite ukuri, kuko Imana yaravuze ngo abanjye nzabamenye, abazanyizera nzaba kumwe nabo, ntabwo bazakorwa n'isoni kandi ntacyo bazaba. Ibyo twarabibonye. Ahasigaye ririya ryarigerageza, ariko ubu tuzi ko satani kugira ngo akore byasiganwa ry'ubwenge, ubwenge buri kugenda bugwira cyane, Imana ishaka kubyutsa abantu bayo, noneho azazana ibindi birushijeho. Niyo mpamvu ugomba kubimenya mbere y'igihe, kuko satani aba ashaka kujya imbere y'igihe, ariko Imana ihora ku gihe iteka. Kandi Imana yatwemeje ko isezeranya ko nituyizera n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, ntacyo tuzaba. Wibuke, niyo wapfa uzabaho, kuko nyuma y'ubuzima hari ubuzima bwiza buzira iherezo. Tureba Imana nayo tureba, tukaba abantu b'Imana nayo ikaba Imana yacu, nk'uko yabisezeranyije Abraham, Isaac na Yakobo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.